waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Allo? Umeze ute chérie? Uri amahoro? Ese wabaye iki kutakimvugisha? Wararwaye? Urarwara ni wambwira? Uretse gatoma ndaje nkuvugisha. Serana ntanakunda mutsa. Umva rero nkubwire. Naje gusanga kuko ihora n'abansinzwe. Kubwira ko meze amafaranga byose n'abansinzwe. Bibuko byakabaye impereza umungu nona. Niba ntawe ufite umpereza uranasanze. Muheze. Leo. Muguhe buryo Serana. Uburyo tumvamo se nubuye. Ariko se bitebye ko ufite amahane. Naguheje amafaranga mpereza ura muhungu umujyane niba nta wundi ufite ngo abari we njyana. Iki ni gitangaza. Hase watuje ku muhungu wawe nzamubona. Hari kibazo ufite? Urabona hari ikintu cyo gutuza gihari? Sinshaka gutuza na gato mpereza ura muhungu cyangwa se umpereza undi. Nubundi wowe warije kumeza ntawe narinzi, n'uyingwi ntawe narinzi, mpereza Leo abari we njyana. Yego ye. Ngo danare mvatega amatwi nkubwire mukobwa mwi. Leo umwibagirwe, Leo rega no mukwe wanjye. Nonsense. Leo no mukozi wacu. Icyatsi cyose muri iyi nzu ntago kindeba. Icyo ndeba byanjye. Ntago mwami Yesu ntago bindeba. Uri kunyumva? Cyangwa turwanira ahanga. Turwanira aha. Asano ufite we urashaka kumfatira iwanjye ushaka. Ntago kupika mwebishe gatunkoreho. Wari wabona inyama zijojo bamaraso mu masegonda 15. Uranzi? Uranyibagiwe? Reka nkubwire. Ndi mukuru wawe attention. Reka nkubwire niba utari unabizi. Menya umaze kunyibagirwa. Cyangwa njye uranyibagiwe. Ahari ukunze isikongere. Reka twumvikane. Ahari ukunze isikongere. Umwuga uribuka ko ari cyo gutanzemo. Business uribuka ko ari cyo gutanzemo. Washaje ntirisha. Itonde gato. Wibagiwe ko ari cyo wakuzanye mu gakino? Urashaka kunyubaha ukusanze iwanjye? Nuko kubara kanzanye mu bishatse kuvuga ko ugomba kugenda udira ibyanjye ko uranyibagiwe akakanya? Ugomba gushaka kugenda udira ibyanjye ko wishakiye. Allo. So utansuzugurira iwanjye. Umvikane. Ikintu taruzi mwese nabatwikira hano iyi nzu n'uwo mukobwa uri kundatisha. Mwese mpereye hasi. Uri kunyumva nagira gute? Allo? Biteze. Mike bite kutavuga? Meze neza. Kukuvuga nk'urwaye uracyaryamye. Okay. Ibicurane se byagufasha gute? Hari imvura iheruka kugwa?
cyangwa aho ngaho niho hagwa imvura honyine ahubwo usura umwana wo kugenda mu mvura nta kintu cyo kwifuka ufite ubimenye rero ikindi gihe ntuzajya kujya ahantu ujye umenya ko utazi ukuntu ibihe biri buhinde uko ugenda witwaje umupira w'imbeho ariko ujya urwara n'amasinezite buriya nibyo byahise bibitera nyine bituma turwara ibicurane njye meze neza wanyweye imiti se shari fake wiyutse iryo jambo narirukaga kera muri covid ukoresheje ibihe byatsi wiyuka ariko uzi ko iyo umuntu ashaje abantu bose bamufatirana ese uribuka ko ari igihe wakushyize mu gatima ariko reka kubwira urisha kunkubitira iwanjye mbabarira twumvikane ntunyubahuke ubundi naba nesuzuguje nje kwirirwa ndwana n'umukecuru kuko nahita nkumaramo umwuka nonaha aka kanya yegoye umara n'umundi mwuka se cyangwa uranyibagiwe inere ngukeneye nde rewo chakariwo ngo shaka nde yegoye we ntumuriraho ibitabi urabizi ko kuva kera nanywa itabi ntigeze sangira nawe itabi nana umva reka nkubwire ndaguhamagarira abasekirite ni totoka shetani katika jina la Yesu katika jina la Yesu ese ubona ndi umwana ku buryo mba ntari kubona ibiri kujya mbere umva sekirite ngenda muhamagara kunterura kunjuru muhamagare batwikane mwese ese ubona rinde wankanga hano niba ushaka ko nsohoka hano umpereze ibinsohora hano akwe wagiye unahinduka koko ubu unari Kigali ukomeza ukabe inshinzi gutya ntabwo uzi ko watashye mu Rwanda umva dana reka twumvikane wa mugore we n'umuravumba umva ahubwo nkubwire ibintu bikora sibyo ufate tangawizi na garlic na tungurusumu tangawizi tungurusumu ube blending then ushyiremo akadimu noneho nimba udashobora kubinywa bimeze gutyo ushyiremo ubuki bukeya nurangiza ube blending nyine noneho ubinywe nk'umuti ariko ubinywe wariye uratumera neza oh yeah no kwanza you don't have to do it for yourself kuko umva nyine nkubwire nyine ndashaka kuza kukureba nyine nabyo byiza mite nkukorera umuti ukire what the heck ngenze nkumesere barakubeshye what man ubwo rero uwo rwawe ducana ubwo bise wumva ko utuntu twose gusa wiregeza oya ndaje nkorera umuti cyakora kugira ngo ukire ibicurane then nukira ayo masuku utakoze n'ibindi byose utakoze uzahita ubyikorera sawa okay I'm gonna see you in a bit ngiye kubona mu kanya ntabwo naguha akabizo abantu gusa ubwo mera nyumvise ndi gutanga ububizo kuri telefone okay ndagusabye iryo tabi rye wiri unkumuriraho umva rero ngubwiye bikomeza no kunjompa uwo munwa bikomeza kunjompa uwo munwa ndi kugerageza guturisha stress byibuzemo gakeya byibuze nka 1%. Ntukomeze kunzamurira isukari uri kunyuba ndashaka rero ikiba kibi hanyumvira wakomeje kuzamura umunwa nakwihoreye wavuze
hano isoni amafaranga hari aho ujya ubona batoragura amafaranga ndaguhereje urariyishize ibereye mu birere ujunguje inyo urumva utuje ngo ntago nzagaruka angaho ndi rero ndareba aho ucikana amafaranga yanjye okay cyo kurara nambabarira twumvikane basi sibyo tukamahanga kurwana ntacyo bimaze oya ndakwemerera rwose ngende umuntu mukuru kurwana ntacyo biri butugezeho sibyo yego nyemerera tuganire n'ukuri njye umuhungu wawe ndamushaka arahari ndimo kumuhigerega ntabwo nsinziriye iki gitangaje se nuko nta n'undi gishaka ashaka nde aha nozana mibyare rero hano ese unshyikije ikibazo ko wavuze ko ari umukwe wawe da n'umukwe wanjye n'umukozi wanjye ni byose byanjye my dear byose yes ibindi byose ni ibiki bumbiye hamwe byanjye ego rata ntabwo ushobora kumurekura uri gusangira n'umukobwa wawe selewe yabaye lewe tumusangira se dusangira ibiki ndakanuye ibyo byose rero byawe uri kuvuga byose nshaka kubyumva ari ibyanjye byose mbyumve nakomeje nguhamagara Nende gukora aho tumatunga. ndetse ntabwo wari uri kunyumva kuri kuntera imyanda nende kuguhamagara nkubwira shyashya yawe watetse ko nta birungo washyizemo wabyibagiwe uratwite se basi tubimenye ko ufite kwibagirwa ejo bundi twari turi kurya mbona umeze nk'aho wagira ngo ugiye nko kuruka ufite icyo kibazo ubundi Ikibazo ufite. none ko ikibazo bishyira ibirungo mu cyayi rero ntabwo tujya tunywa icyo yenda twibona Ntabwo nzoge imwe byashimiye nzoge. hanyuma ndakubwiye ngo ufate amabijo yanjye uyakure aho yakagombye kuba ari njyewe iyo nsize ikintu cyanjye manza aho nakibitse kandi mba nshaka kugisanga aho nakibitse please nimba ushaka ko tubana amahoro muri iyi nzu ndakwinginze ngusabye imbabazi ikintu aho wagisanze ugisubiza Tanze hatunganya neza ntabwo nzakubwira. anyway njyewe ngiye kureba wahoze ari umugabo wawe uwo mwahoze mubana ubu ni njyewe ugiye kumureba so dufitanye gahunda ndashaka ko iriya myenda yanyu uza kuyinzingira urumva ari ibintu wakora cyangwa wazinga ukagenda tugashaka umukozi wabikora Ndayizinga. kuri kurebana agahinda uramukomboye urumva ushaka kujya kumureba nawe iriya telefone yari muri salo ni yawe ndashaka gucekinga ko muvugana kuko narakubujije nakubwiye ko nashaka kuzongera kumuvugisha ibyo mvugana ntabwo muvugana that's good you should know your place harya wambwiye ko witwa rana Rwanda baze ko ngiye gibuka izina ryawe ubwo nanjye ndahita ngiye ukunda kudusura cyane uyu muntu mupfane kinini mukuru wanjye mukuru wawe ntabwo yababwiye oh ntabwo nari mbizi mukuru wanjye ndabona umeze neza yasha ameze neza kabisa urasa neza ahantu hose thank you nawe nuko really abantu b'iwanyu bashaka kuba barahaye ruswa imana muba muri beza cyane stop kidding wallahi mu Rwanda se hakumereye hate cyahubwo nagiye ndi umwana urumva ntabwo ndi kwibuka ahantu henshi wamfasha se ahubwo show me around ushaka ngutembereza umujyi yego sinzi ko byahongera kubera akazi weya byakunda n'ibisubizo washaka umwanya ukanembereza nana kujyana shopping ugomba kumenya umwanya wawe uhagazemo
ariko nta n'impamvu yo kugira ikibazo wicaye kawe cyangwa umwereka n'ikintu ntabwo ujya no kureba Mike. ese ariko ubona ndi umwana iyo ndeba ubona ndi mutoya cyane ku buryo wambwira ibyo wiboneye ku buryo hari ibintu ndeba nkabona simbisobanukiwe uba urimo uransobanurira kugira ngo umenye situwasiyo yari iri hagati yawe nawe Mike wowe nturi mushiki we nturi mubyara we nturi murumuna we ntacyo mupfana na kimwe Mike yari ariko muri geto uri kubana n'umuhungu muri geto nta kintu na kimwe mupfana. Does that make sense? Urandeba ukabona ni injiji uri kunyita ikigoryi so ariko ntabwo Mike twarahuye turamenyana nyine tuba inshuti nyine yambere nk'umuryango kuri njyewe so nta bintu by'urukundo bigize bizamo. oh cut the crap please. It's not like nubyadmitinga ngo mugiye gusubirana n'ubundi igihe cyawe cyararangiye so it's better ko byibonera ibyo nzi ndabizi so just so you know niwe ngiye kureba muri ako kanya isi. Allô? Oui, ma mari est là. Ok. Nari ngiye kujya mu kazi. En fait, nari mvuyeho gatoya hari agakozi nari mfashe nari ngiye gusubirayo. Birihutirwa se ku buryo ntabanza guca ku kazi ngo ndebe ukuntu ibintu byifashe. Okay. Nta kibazo ntabwo ndi bwirirwe nshaka ku kazi ubwo ndahita nza kureba aka kanya. Sawa. Oya njye ndaje n'icyo kibazo. shopping na gusa akazi ukora ku kwezi ya twe dukora ku kwezi si amafaranga y'ikigara bahagije shanya mbona arampagije kabisa ku buryo utakenera yiyongereye hose bitakenera yiyongereye ashaka umutembereza umujyi yego nshaka kunembereza umujyi natwe tukarushaho rega kumenyana ibyo byonyine yego hari ibindi batekereza ntuke nta kibazo ntabwo ibyo nakwemera ibyo byari birimo sorry nari ndi hose uko wambere ni machine ifunze neza mashini ya ifunze neza nta kibazo hari ahantu ni kure nyicara ukunze umusatsi wawe urakubereye pe amakuru y'iminsi ko mbona yerega reka nkubwire umukobwa mwiza ntuzajya ubona mvuga nabi ujye umenya ko ari ibintu by'abantu bakuru iyo abantu bamaze kungana nanjye tugira amahane akantu kose tukagira karekare sibyo rero ujye witwararika nawe ku buryo ntazajya nkubwira nabi rwose bohoka ndakuzanye ngo tuganire tugere ku ntego y'icyo naguhamagariye sibyo kandi wigira umutima mubi rwose nta mutima mubi ariko ese twaganira umeze gutyo Jesse please ndabona urimo kundeba nabi ndabona nta byishimo ufite muri make wacitse intege ntabwo ngutonganye ni kwa kundi nyine usanga umuntu hari nk'ibintu yagukoreye ko wamubona nyine ukaba ari byo umubona mu nta kindi noneho uhumeka rwose sibyo ndeba nabi tuganire ese buriya ni abantu bose utwara kuriya kuko utabazi cyangwa ni abantu utakunze utiyumvisemo cyangwa se ni kuteye muri rusange mfite
biterwa n'uwo muntu ibibazo twaba dufitanye cyangwa se ibyo tutumvikana neza niho ngira umutima mubi byo mvoma hafi ndiyizi ndi umubyeyi uvoma hafi iyo mvugana nawe nkumva ibintu tudahuza rwose ndiyizi ariko noneho tuza humeka tuganire Nuze nge biratwapfaga iki oya ntakerega ntacyo hari icyo nari naragutwaye basi se ngusabe imbabazi ngana gutyo none se ko umuntu mukuru bivuze ko nimba ukosheje ugomba kubitwikira gusa ntabwo ushobora kuvuga ati narakoshereje kumuna noneho tugiye mu rubanza ra ntamenya ikiganiro cyanjye ngitangirira hehe gusa hari icyo uri bumfashe umeze gutyo please ukifata ukabona umuntu nta kintu nari nagutwaye ukaza ukantuka okay se telefone yanjye yaryo nayishyize he kanica amande shyiramo nimero yawe ibikoresho iki nyine ndashaka kuguha akantu ko kukwica amande kuko ndakurakaje ubu umuntu bwanjye bashaka kubugura se Jesse bite kumone se utangiye kurira abantu bose baha amafaranga banugiriye nabi bose mana yo mwijuru shawirira umuntu ugiriye nabi uramuha amafaranga nyine kugira ngo abyibagirwe uya ni ukwica amande gusa nta bindi nta kindi nyaguhereye ni ukwica amande ugenda ugura akantu wumva wishimiye umbabarire sha Tracy please wirira kagatuma se mana yo mwijuru nese nakuzanye kugira ngo nkurize sha wirira sheri mbabarira oya mbabarira wirira yanagure mana yanjye nacyo mbwira impamvu naje hano thank you so wambabarira ukicara hariya se please nta kibazo rega ndenganya uri mwiza rero byaba bigoye umukobwa ari wese wakwicara imbere kwifata sure nabujya bireba fata agasafuriya uburyo uri mwiza ndambwira uburyo nakwifata ashaka ko nzajya gutembereza ryari twanagenda umunsi genda tayari nshaka no gutembera kandi nta muntu ufite unembereza ikindi gutembera n'umuntu mwiza nkaho wumva Lala naye nakunga gutembera n'umukobwa mwiza nkawe umujyi ndawukwereka wow really yeah okay can I please yes yes sure yeah Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Nasi mbabarire n'ukuri ntabwo nzongera ntabwo umuntu n'umuzi wenda se ni umuntu sinzi ntabwo nzongera kukubwira nabi mukobwa mwiza ikibazo sibyo mbabarira n'ukuri kandi bikuye ku mutima sibyo shano kuri sinengamije kukuriza uwo mutima simufite basinyemerera ngo akagafanta ukakire sibyo ahubwo uko ushaka kumbwira iby'amafaranga niko ndashaka kubabara niko ndashaka kubabara nkumva kari kuteye nyine kuri ba bantu nyine bagura abantu baha abantu amafaranga kuko babagiriye nabi nkumva biri gutuma ngutekereza nabi kandi wikomeza kurira nshuti yanjye mana yanjye sindabigiramo basi nazagira umuntu ukorera bino bintu ntabwo ari byiza ntabwo rega nanjye ntabwo ari iki nisanga nabikoze wirira mukuri ihanagure sindakubwira ikibazo mfite urakinkemurira ubabaye gutyo Tracy yameze neza nta kibazo wambwira wumva umeze neza cyangwa basi ndeke tuzabiganira undi munsi naje urabona nataye n'akazi ahubwo
twabigira ukambwira tukabisoza. unyemereye reka mbikubwire. Ubu rero ureba hano ndi mu mazi abira. Ndi mu mazi abira, nemereye umuhungu umugore muri Amerika witwa Rana. Mwemerera umuhungu hano I Kigali nyine ampa amafaranga ye ndayarya yewe ndanayamuha nawe ubwe. Ntabwo nigeze mvuga ngo nayashize mu gifu cyanjye yenyine n'umukobwa wanjye reka da no muhungu twaramuhaye tuzi ko tuzamujyana muri Amerika. Urumva uwo ni wa muhungu nagutumyeho witwa Mike. Kandi amakuru rwose mfitiye gihamya nuko uzaho atuye. Wamfashije Tracy tangira guhigimaho kabyara wanyemereye ko wumva ikibazo mfite. Icyambere nuko naramubona. Urabizi ko wambwiye mushakishe nabwiye nabo ndamubona. Sinzi ayo makuru umuntu yaguha ahubwo uwo muntu nakubwira ahari. Kuko nimba yarakubwiye ngo ngenza aho ari ahubwo we nuko ari uza ahari. Ubwo umuntu abwashaka kurya amafaranga. Rero w'ikibazo cyawe nta muntu wizera. Urafata ukayitohereza nimba ushaka ikintu giko gikorwa ugahereza amafaranga. Hari abantu baza ari abakon artist just ashaka kurya amafaranga yawe. Akakubeshya ibyo abonye nyine kugira ngo ukomeze umwongere ngaho nshakira iki akazi warakampaye kuki utanyizeye ngo nkomeze ngakurikirana. Ubwo umuntu rero ubwo mubwira mu gushakira mubwira kwereka hari kuko yamaze kubwira ko abizi neza ko ngiye nzahana ari ese nimba mpazi kuki ntabikubwiye se hari uwo cyo dufanaraho mu nziranye nawe. Nanjye ndibaza impamvu udashaka kuhanyereka kandi nzi kuhazi. Ni ikihe kibazo kiri hagati kiri aho ngaho gituma udashaka kuhanyereka kandi nzi ko uhazi. Nubwo ubyo ntago uri kugutera amatsiko ni gute se ahubwo nta mukwereka. Si mukuru wanjye si musaza wanjye nta kintu na kimwe nta naho muzi. Urabizi neza ko ari wanyeretse amafoto ye. Ni gute nabanza ahantu ari kandi ngewe ari akazi wampaye uri muri akanyishyurira simubwira ahantu. Hanyuma se ikibazo cy'amatsiko nako impungenge mfite uburana ndamugira ntuyu mugore ukeneye umuhungu we ndamugirana ahubwo subundi kirimo dusubira ibindi ibyo bintu ntago ko numva wagira ngo ni nko kugurisha abantu wagira ngo ni nk'akazi mu gukora kugurisha abantu. Kareka muko tugurisha abantu ngurisha abantu se ngiye usanzwe uzi wiyongeza yo gucuruza abantu. None si ibyo bintu ngo sinzi uwo mukobwa ngo yashatse umugabo ko ari iyo ngiyo sinzi aho yarari hanze akohereje amafaranga. Gute se ashaka yakoheje amafaranga se iki yagira ngo aguha amafaranga noneho uzamuha umuntu ni nukumugura se ndetse wumve hanyuma se kurangirana ntibibaho. Uratangiye kareba twagiye twatuntu twawe kandi udatuma mvuga nabi Tracy. Abizi twatangiye ngusaba imbabazi utazanamo iyindi kamera yanjye itazamuka ibintu by'ibisazi byanjye biri mu mutwonge bitazamuka. Ngiye mfite stress. Nkeneye umugabo w'abandi. Ibyo se ngo kucuruza abantu gucurura uramenye ubwo iryo jambo warisubiramo muko. Nge ndashaka kumenya neza naramurangiye ngenda umuranga. Wamaye akazi kugushaka. Uko umuranga nakora naturaziranye. Wumvise neza? Naturaziranye turabana muri Amerika. Noneho rero namubwe ngiye ko nzamurangira umusore kandi umusore ngiye nari muzi. Hanyuma se utangiye kumbwira ngo byo gucuruza abantu byo amenye. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.